Shongoro cyo mvuguki kandi namba 38 umuzaburi nico gitero nashaka gisubire mu kasi yo amazi ariko mutegereje kitekeho nicyo jambo ngiye kuganira nicyo kigambo n'ijambo ikigambo cy'inye tira kando chure ingabazimemo umpindure icyuma cyawe ukoresha umpindure icyuma cyawe ukoresha maze naje kwikubite twishurire bose yuko Imana ari ururembo rutarirano yuko Imana ari urukundo rutarirano. Urakoze cyane Imana webaye munono agakoze hari jambo nagambire kiri hano hasi hariho ikigambo kimwe nitekateka cyo mutebe nabanje kwegeza Eric nabanza na yakira mwene tata Eric bara na abakristo banje ba Nyagatare no mwana wanje wo Nyagatare bara na abakristo no mwana mukustayo wa wera kubavye ibi kandi kiraba gurusibe yaje nzabirwa neza nani mureba ni burashemere kandi ndamukunda cyane kandi niwe nimukunda nitorora mukunda nachachine mukunda nani shimwe cyane kama bahungisha reka tuganire ijambo ry'Imana hano dusome ibihandikirwe niturangiza nibwo tujya gusenga turaheze tuza gusaba kugira Imana amagambo yakomeze kwa kugira ngo ibigambe bigume mutima yawe turebe ijambo mu gitabo cya Yakobo some muri Yakobo twarebe ijambo bice bitatu sura 3 n'igice cyacu n'umurongo wa 10 n'umurongo w'10 niturangiza bisasa nawe zasome hangaho uyu warasoma uyu turi kumwe aha reba muri gusoma Yakobo ni bice bitatu sura 3 n'umurongo wa 10 n'umurongo w'10 no bisasa nawe gusoma hariya Zaburi bisasa naza kutuyamba muri Zaburi bice 37 sura 3 na mushanju n'umurongo wa 3 n'umurongo wa 30 ngaho uzoza kubabwira muhagara reka tusome mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma bene data ibyo ntibikwiriye kumera bityo mbese ye amazi meza nakarata yabasha kuva mu isoko imwe amazi meza nakarata byabasha kuva mu isoko imwe amen aravuga ngo akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge n'ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka amen amategeko y'Imana ye ari mu mutima we nta ntambwe ze zizanyerera amen ntambwe z'umukiranutsi zizanye Yesu ashimwe amen haleluya Yesu ashimwe cyane kama sina mno nashatse ngo tuganire ijambo byerekeye akanwa niyenda tugambe kigambo kikwata hakanwa tuganire ijambo by'isoko tuganire kigambo cha sauce isoko sosezi ngwese isoko ahamurugamizi yovamwe amazi nihabasa kuruga y'amizi meza n'amazi akara amarungi nagakusharira
ibyo byovamwe cyari kibasika icyo ni kiba ese isoko y'amazi aha amizi gakuretwa amazi isoko y'amazi nko mutapu ngo humvamo amazi meza agasakavamo n'amazi akarata ntihabasa kurugamo imizi marunyi n'agakusharira haratubwiye ngo ya tubishoboka Bible yagira ati ngaha sikubasa birashoboka sikubasa haleluya haleluya isoko rero hariya amizi gakuretwa nibiva mu mitima y'abakristo kigereranizwa n'imitima y'abantu umukristo agereranijwe n'isoko ivamo amazi meza aho amizi gakuretwa amizi marungi isoko ivamo amazi meza aho amizi gakuretwa amizi marungi ijambo ry'Imana ariko rigatubwiye ngo umukristo agereranijwe n'isoko ivamo amazi meza cyaranga cyagereranije umukristo naye kuretwa amizi marungi nicyo gituma havuze ngo ese mu mukristo wumvamo amagambo meza akabamo niyo shonga hagira ati umukristo umutima we ntabasa kurugamo ibinurire n'ibikusharira ariko hariya muri za muri za kokaya muzaburi hagira ngo umukiranutsi ate umuntu ukirire akanwa k'umukiranutsi omukanwa k'omukristo murungi iby'ubwenge bikagamba by'ubwenge n'ururimi rwe ukavuga ibyo gukiranuka bigamba ibigambo bikirire amategeko y'Imana ye ebiragiro byarahanga ari ku mutima we nibigendera hantaboye umutima we kandi amaguru ge tigaraza haleluya amina intambwe z'umukiranutsi w'Imana bizanye ebigere by'omukristo niba kwiga amategeko y'Imana ariko karabinde biragiro byarahanga umutima urumva wabura Bwana pewe sifa amina kuba umukristo ntabwo ari izina gusa okuba omukristo tihabwe zina ryo harimo amategeko harimo ebiragiro amugenga bikuragira uko agomba kuba okora abori uko agomba kwifata okora abe noyekwata mu mategeko y'Imana ebiragiro byarahanga bishimye kuba hantaboye umutima ngo intambwe ziwe ngo ntizizagere ebigere byawe tibiraze kugwa hansi nakomera ku itegeko ry'Imana wagumize ebiragiro byarahanga intambwe ziwe ntabwo zizagere ebigere byawe turagwa hamwe bizibu intambwe z'umukiranutsi ebigere byawe aho kwibata ntabwo zizanyerera turaze kugwa hansi muze mukomera ku ijambo ry'Imana ugumize ikigambo cyarahanga ntabwo ari imigani gusa tihabwe mfumu zo ntabwo ari ukuvuga ngo turi abakristo nta kugira ngo no kugamba cyangwa izina ry'umukristo izina ikigambo kristo izina ryo ni rimwe n'irindi zina n'izina ngagane mazina ariko umukristo abonekera ku ntambwe kuka omukristo nituri murebera hantu abonekera ku mvugo ziwe ebyari kugamba abonekera ku ngeso ziwe ebyari kwereka abantu byakora abonekera ukuntu akoze neza uko kugenda nicyo cyatumye havuga ngo umukristo niyo sho ntagira ngo omukristo aragereranywa n'isoko ivamo nageranisiwe n'ahamizi gakuruga mizimaru aragereranywa n'isoko ivamo nageranisiwe na tapu iri kwiga kureta mizimaru amazi amisi mu mazi isoko inshuro nungi aha ishuri ntabwo isoko ntari kugira ngo inshuro isoko y'amazi inshuro y'amizi Bwana sifiwe amen ushaje kunda ali amazi ya Rwenzori kunkite tukukira kunywa amizi ga Rwenzori niyo manzani ya mazi cyagishupa niyo mwakureta gandi mahango gaga niyo bandi muri go tari Rwenzori tikati ni ganshasha n'umuntu cyangwa akabona abantu akabubu mpurira nagira ariko ari amazi ya Rwenzori kamizi ga Rwenzori navuze amazi agaga gabutosha aba mu isoko ya Rwenzori ni garko umusozi wa Rwenzori ntaho uri waza ni wao nono bakayazana bagareta abari beza batamwe n'akandi abantu bose kandi ubona ko gatoya kandi ni kake konka ariko ukagira ifaranga kandi hariho sente zikagura isoko habo kugira ngo inshuro y'amisi isoko y'amazi inshuro y'amisi marungi byuva mu birusa tekubasa kurugama amazi akandi ngo igarekerete n'agakushaka baze mu kinyarwanda ngo akarita bagamba mu kinyarwanda ngo gushari ushari gushari tava mu ashari takurugama ngo gushari
ariko mushanga abantu abakristo mukiri konka abakristayo be bahati bo bwiro bicaye neza ba mwabareba bashitamire kandi muratuje kandi murebe kati nigeze kubabwira ati jewe nazangenda nkajana na mama ngiye ko guhaha iriya twabaga mu ntara hari uwo bwira ubumbere igenda n'amawe ate tujane uje kumutwara twaza kugura ibintu ko mu katare twaze koje guhaha ibishambaga bakandi baza kugura ibintu ahantu bamara guhaga bakadukorera abana baheza kugura ibintu babiteka hamwe kandi bahoreye gusubira umusubiri bati bari wawuze bakandi bagenda no kuruwasanga ariko imana yategera konkaranga wakiriza abantu wajunira abantu nashika hariya mu babebe hariya makanisa kandi ubundi bo tuza muri bene wituku y'ababebe kuri wituku bicaye kuko mwicara kubareba bashitamire hamwe kuko mushitamire kandi kurashemeye haleluya kandi cyama bifata kandi ubuzima bwafatira kandi sinuva ikibebe kandi kanta kuhurura urumiro namara gushika nkamanga ngeze mu rugo kana hika muri mu kaje ubundi bwana buto kunganya ubwana nkabwicaza nanye ni mustamisa hari hanze nkahero aho hari abana bazabakiri aha abana bakusanira kazavuga ngo muze muvuga ngo kabagamba ati mwe mugire ngo nakwiga mazako iyo bavuze ngo haleluya nuko bamene bagamba ngo haleluya cyangwa bavuga ngo amen bagira ngo amen nkahora n'ibiru byaje n'amabugana nahi koko muka nico bitumye kuvuga ngo ibyiza Jason nganaje ati kustamire muri abako abantu bahaye bategeye batakuyomba akuhuza mutegera kandi gufata muhurikize kandi muze mutegera kandi gufata muhurikize kandi mukwanje ijambo ryanje navuze akantu kandi ikigambo cyane nagamba hakanwa abateoloji bariya bazi gusobanura abasioloji bariya bakumara gusobanura ibintu nanje nivuye injakanwa nibaza niwe bagambira abantu mukanye nagambira akanwa nyakanwa akamukirani ko muntu uhurire haleluya 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 akanwa kumukirani akanwa ko muntu ushimiwe abatoya n'abakuru umuntu mukuru no muto abashumba n'abakristo abantu abembezi n'abakristani muze mugensera mugme mugende hano nandise hano ngo umukristo umukristayo ntakwiye gushusha tashemeye kuba ibigambo just sinzi ko musige muri bugumo rero hajya bagira kuti ibigambo byabo gashuhe ibintu byo gushemeza abantu kabakomeye gashuhe umuntu wa comedy kimubizi ko zayivuga niba bimana ntawo bankabisobanura buriya ni gashuhe umuntu uri gutwara n'ikiza cyone akagenda na icyo bavuze akamba bagashuha bagambe kino yeshangamo muze muvuge ngo mucondozi ni mu migambe muze muvuge ibyo mwaje guteka mbe mugambe kimwa muze muvuge akanwa kumura mwenda kugamba muze muvuge akanwa bazi utekereza icyo uvuga kurana nda kugamba bazo ukiza agomba kwitonda utakagendana n'ikiza cyone ukitonda ushimye kwanga twazapora ukamenya ibyo umuntu w'Imana avuga ukagenda ukamenya ngo uriyo twahanga ukamenya ngo uriyo hurira ushimye ukamenya ukori ko muri wowe huzemo amategeko abo kuba muri we harimo biragiro byarahanga kandi ntabwo zabo kandi ibigere byawe tibiraze kuba tukabigashuha utakaba umuntu utwara umuyaga upfa kuvuga ibyo utazi utakaba kubana umutungo ugambisiwe wamugenda ubwenge ikibagamba cyona ni ngo cyeshaka utakaba umutungo ugambisiwe ariko amagambo y'Imana konka mu ikigambo cyane ari mu mitima yanyu kiture mu mitima yanyu nimuzoze mujya kuyavuga ko muraze kubona muza kugamba kuko muri imbere y'Imana kuko mushitamya muze wito mbe mugenda pole hari n'abandi bapamavuga hariho n'abagamba batyo nimpora nyine ubwo abo kubarahanga atari kuguma no kuzanirwa ikigambo ecyo abasiyoloji ninga bebembezi bakomeze bakegesa n'aba batandika kusoma bayibuli ababa batandika esobe abatandika kusoma theology abantu tubashimira kuba nibarahira rahanga izina rya rahanga taro kurahira Imana ntigomba kuvuga amazima gahe hagati gakwandiswa mu busha warahirota amazima gahe mugende pole mutakaba bakutwara umuyaga amajambo yanyu ahore ikigambo cyanyu nujya kuvuga ijambo ube wabiteka urabe uza kugamba bagutekate hano ariko nanditse ijambo tuganira aha niko mbe nahandikire kare reka nkati na ujanye umwanya w'abandi mukareka twara ariko ijambo ry'Imana rabago kigambo cyarahanga kuvuga ijambo ry'Imana koraze kugamba kigambo cyarahanga utekerezeho obaza watekate gahu uriya nze muvuga cyane n'umwana wanje nikire kumugamba muno
muzemanze mutekane ejo akanwa katazakubuza ijuru nyenze karakanwa katakakuremesa kandi muri wowe huzuyemo amategeko kandi muri wo harimo biragiro bya ruhanga amategeko muri wo harimo biragiro bya ruhanga Bwana Kristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muri wowe huzuyemo amategeko muri wo harimo biragiro bya ruhanga busime kuruta ubuyobozi n'ubuyobozi dufite abana be mbese bita kandi muri twe kandi muri ito hari ijambo twahawe n'Imana hari icyo twahirwa ruhanga bishobora kurinda shemere kuba n'ikirindo mutima kurinda imitima yacu shemere kuba n'ikirindo mutima uzi ko tuzotwara hamwe na Kristo ejo barimo tuzakuba turi hamwe na Kristo umukristo atakugambisiwe harimo amategeko harimo biragiro bituragiye bitu aragiye imitima yacu birizire imitima yitu ngo muri twe byo muri twe ngo amategeko ni yarimo ama abiragiro bya hanga biri muri twe kandi ibiragiro biri muri twe nojya mugarinzire ararinda akanwa garinzire umutima ngo akanwa ibiva mu kanwa ebikorwa mu kanwa uzobitondera ubwo mu bigende gukora utakagamba utateka akanwa niko kakugambira niko akanwa n'umuvugizi w'ingingo niko speaker wengi wa parties zona zombiri ingingo zose z'umubiri parties zona zombiri umuvugizi wako ni speaker wazo na kanwa niko kakugambira engaro n'amaguru n'ibindi byose no kurya n'akanwa niko kakurya n'akanwa n'ibindi byose n'akanwa n'ikindi cyora kikumbura n'akanwa birinda kuvuga ibintu byinshi konka mwetware ni kabi akanwa ni kabi kandi ni kabi niko karega umuntu niko karega umuntu niko kakuropa umuntu kandi kakazao kakusuri bitonde ukara oyetonda akanwa Bwana sifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mwitonda ukanwa. Mwetwara hakanwa. Yemwe bana. Yemwe bakobwa. Yemwe bishi. Yemwe bagabo. Yemwe bashisha. Ababo barabizi. Ababa bari bakira. Akanwa. Kaja kare mu. Akanwa ni kakuropa kandi kakakurimu. Kandi kakusuri. Imana ishimwe cyane. Kabasi. Jewe nashatse kubigisha impanuro y'ubusaza. Nyina ni pesa just inagiriro ko muto mu Rusi. Nabahaye teology. Konka nigera ngo nabahakasiye. N'inyigisho z'abasaza. Yesu ne kwegisha kw'abagusa. Z'ababyeyi. Yesu ne nyigisho z'abantu bakuru. Nizo nashatse kubaha. Nizo naina ngo bahereze. Murinda akanwa niko kaza gahuza. Murinda akanwa kandi. Akanwa niko gahuza abantu. Akanwa niko kakuganisa abantu. Kandi akanwa niko kaza gatera. Kandi akanwa niko kakutansa abantu. Bagatandukana ku kandi abantu ni batana abo akanwa. Iyo mwavuze ntimuhuze murakandi. Kandi mwagamba mutagira ukwikiriza ingana akanwa biva mu kanwa. Akanwa. Kari mutandukanye abagore n'abagabo. Nikatanisa abashija n'abakazi. Bari mutandukanye igihe cyinshi. Ni batana ubibure. Tutangiye kubyumva. Tutangire kubuhurira. Ariko iwacu byamaze kuva. Konki wituguriye bikabe. Ariko bamaze gutanduka abantu benshi batandukana ku mpamvu ya. Akanwa abantu bingi batini. Uze mwitonde ariko kandi bakatana kandi mwetwara hakana. Manye ko Imana yacu ari rukundo. Manye ko ruhanga witu ari umuntu w'urukundo. Ijambo tumaze kukuririmba karirimbo. Ekesongore kitwayesongora kare. Ngo mvugutire kandi ucure. Ati otware mu factory kugira ngo zankamba zindimo kugira ngo nyiheme birimo byona zivemo zibindegemo. Sigara ari icyuma gusa. Sigare nk'cyoma cy'icyayi. Urabona abaye bacura icyuma. Mwaragira mu factory. Kureba ko kujya muvuba bazagira ujaga. Mu factory yebyoma kuba kubyose. Niho kuvuba. Ukuba kubyosa mu murumwe. Azagenda hava mu bishashe byinshi. Niharagamo umurugwa amani. Akava mu ngesi. Niharagamo bikwata habyuma. Mutundi tumwe ku cyuma. Hakabahodaho hakarugaho ibisu bibi hacyuma. Tukagusa n'icyuma. Hariho n'utundi tutari icyuma turi kezeza. Bagize umuvuba wabaye mwinshi. Ukuburo gwagura umwinji. Hagasigara icyuma cyonyine. Icyuma cy'uburire n'ikirugamo kigeto. Utware mu cyoma, utware mu factory kandi kugira zirageze zose. Onyihemwe bitahuri. Bya byose. Onyihemwe bitahuri. Bidafasha kicu. Bitashikire ku cyoma. Bivemo. Burigeho. Ka ombe ndicuma. Bunyenda mbicuma cyaraha. Cyarabira mu factory. Icyo ntangarago bizikoze. Mukama tuyambe. Mumenye ko mwibwa kanwa. Kandi atuyambe kurinda kanwa kitu. Kurinda kanwa. Nikabwanisa abantu. Kandi katanisa abantu.
ariko twebwe turi kumwe na Kristo kuko icyo turi hamwe na ariko icyo ushobora kubasabira kandi cyo kubashabira nuko amategeko y'Imana no kugira ngo ibiragiro byawe ari mu mitima yanyu bijye mu mutima wawe ari mu mitima yanyu bigume mu mitima yanyu ujyangeza aho tukuri batahona ntizizanyerera si hatukuza guterera indamwe zabo ntizizanyerera aho turari batehona si ukwigana ngo nk'abanyedi tari ukugira ngo nukutwaza just kuko abandi batwaza ariko ni ukuvuga ngo Imana iducure kuko no kugira ngo ruhanga turabye mufatiro kandi ihora idukoresha kandi aguma tukoze isi kuko turi icyuma cyane habo kuba turi icyuma kiyi ntabwo Imana zacu z'abantu aho tukuri bata ibyitwa abantu zizanyerera turaterere kuko twubatse ijambo ry'Imana ari muri twe habo kuba ikigambo kiri mu zihora mutima zitugenda nk'aya mategeko kandi biragira kuko ikigambo kikuturina kama ubona bariya bari mu gutorwa bariya bakuru abo kutoranwa abantu abakuru baza bashiraho abanyamategeko nibataha bebe abantu b'ibiragiro wagenda inyuma y'amategeko waza mishoge kiragiro iyo yahigaragambye mpuzamahanga waza inyuma y'ibiragiro noreba za bahagira amategeko bari manifestation ibiragiro ndatekereza kuko habane mu matorero niko bimeze ni itekateka ngo no muzacyacana itorero naryo nuko rigira amategeko arindi nari cyacu zinazo zinebera iri tegeko ririnda cyacu zine ibiragiro bikurinda abantu ya torero mwagiyemo cyacu mwagiremo harabarinda hariho biragiro azabarinda hariho biragiro bikurinda abantu wa muntu ugiye guca inyuma y'amategeko umuntu uri kurabira habiragiro bakamuhagarika nayemereze ariko twebwe turizwe n'itegeko kuko itwe turizwe kuko twamaze kuryakira ahubwo twahakira biragiro bya hanga tuyambe kuko mugiro kwe akanwa kitwa akanwa akanwa kaba kakoze ukakatwazaje Imana izibana nawe mukama nakuhumutse kandi aguma hamwe kandi iyo atwaye nawe kandi wakatwara ko abantu baraguta abantu nibakunaga ngaho Imana idufashe ikigambo cya ranga kibe hamwe n'imwe ngaho reka dusenge reka dushabe Mana mu izina rya Yesu dushima izina ryawe kuko wabanye natwe muri iri ijambo ry'akanwa uko tuvuga daturi mu ijuru ntituzi ibyo tuvugisha akanwa ariko nushobora kuyobora ururimi rwacu rukabasha kuvuga neza ibyubaka abandi bantu tukabasha kuvuga neza ibifasha abandi bantu tukabasha kuvuga ibijyanye n'amategeko y'Imana ni mu mitima tukabana n'abantu duhuje kuko ijambo ryawe ridusabye mwami Imana reka bumvishire ijambo rigume mu mitima yabo reka abantu babashe kurinda akanwa kabo reka buri wese abashe kurinda akanwa kiwe n'abo baturanye n'abo basengana n'abo babana n'abo bavukana none n'iteka ryose ku bwa Yesu amen.